Bye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose wese aho yizere ko ibintu birimo kugenda neza. So rero waba uri kumwe n'umukunzi wawe, waba uri kumwe ndetse n'inshuti yawe yindi musanganywe, ndabashimiye cyane mwakurikije mwahisemo Mombezi TV, kandi cyane cyane nanone nawe usicaye nacu bwa mbere ndagushimiye cyane, kandi nakubwira kuzagaruka kandi ukomeza ugaruka kurya nibyo byiza cyane kandi turabikunda. So rero nta kindi kintu usaba kugira ngo uzajye ubona video za Mombezi TV buri munsi. Video zose uhita uyibona kana subscribe. Hasi mwera ari umutuku nanditse subscribe, urahakanda kugira ngo ujye ubasha kubona ama video yose yasohotse uwo munsi kandi ni byiza cyane. Nanone mbibutsa ko kana subscribe nta giciro kindi bisaba, nta kindi kintu ko hari abantu usanga banga gukanda ibintu bitewe nuko tindakanda ibintu abantu hari amafaranga cyangwa se bitewe nuko tabisobanukiwe. Nakubwira ko kana subscribe nta kindi kiguzi, kana subscribe gusa urabudufashije cyane. Ndagushimiye cyane wowe umaze iminsi yose uyu Mombezi TV kana subscribe, ndagushimiye cyane nawe wayikanze kera cyane, ndabashimiye cyane. So rero nakubwira ko wowe umaze iminsi ureba channel yacu kana subscribe, nakubwira ko na subscribe biratuma ubasha gukurikirana umunsi ku munsi uko ibiganiro bigenda bikurikirana, kandi ubwo bishobora kuba byiza cyane. Ushaka ukurikirana Mombezi TV ugatangana n'ibibazo ariko mu by'ukuri nkaba naragusubije ataramenya ko nagusubije bitewe no kutagana subscribe, uhora ubona ibiganiro bya kera gusa ariko utabona ibyo bungobo. Kana subscribe rero kugira ngo ujye ujyana n'igihe, ujye ureba ama video, bitagomba ko ibiganiro bya kera birakureba cyane, nabyo ugomba kujya kubireba, ariko nanone biba byiza cyane nanone iyo ubona iyo video y'uwo munsi izakera ukazisubiramo nyuma umaze kureba iyo munsi, biradufasha cyane. Tukomeza gushima n'abantu rero bakomeza kunyereka ko turi kumwe bacisha muri comment, muri like, dislike, byose ndabikunda cyane. Na dislike ndayikunda kuko bibaho cyane, binyereka ko burya wankurikiranye nyine tuwandebye, hari ukuntu wandebye, ndabikunda. So rero na comment na like ndabikunda cyane. Nta muntu ushobora kubona video ngo buri kintu yibazaho, aburi kintu atasobanukiwe cyangwa se aburi kintu yumva ko kimufashije muri iyo video. So rero ukanze ubicishije muri comment cyangwa se like gusa mu gihe udafite umwanya, nabyo ndabikunda cyane kandi biramotiva gukomeza gukora kugira ngo umenye ko neza ati ibyo ndikora ahantu babishaka, ahantu bifite agaciro, kandi hari n'abantu babitegereje kuba nakomeza gukora, ni byiza cyane. So rero uyu munsi ngiye kubwira ku bintu by'ingenzi byibanze cyangwa se ibintu utaruzi ugomba kumenya ku myeyo, ku bintu byo guca imyeyo. Kuchimyo rero ni kiganiro nakomeje ngarukaho uburyo cyo yica, ese no munza komeza ngarukaho cyane kugira ngo byose kuyogenda. Ngiye kubwira ese birashoboka ni ryari wacimyeyo mu ihe myaka, cyangwa se nanone ku muntu mukuru byakunda, cyangwa se no ku mugore utwite byakunda gucimyeyo, kuko hari abantu benshi usanga bashaka kubimenya. Nk'ibisa ko rero ngikomeza ibi tushaka kugeza ku inshuti yawe, nakubwira ko ari share ukanda. So rero gucimye rero bagoye kugira ngo ndaje gusobanura ibindi bintu, ntabasha kubwira ati ese bikorwa gute, ni ibihe bintu mbanje kwanza kubwira uburyo cyo bikorwa kugira ngo njye nabasha gusubiza ibyo bibazo nagiye nkubaza, niba ku muntu mukuru byakunda cyangwa se ku muntu utwite niba byakunda. So rero mbahaye ikaze cyane. Icyo nakubwira rero kindi, so banza umenye ko ikintu cya mbere gucimyeyo ntago hari abantu bakurura hatariho. Hari abantu byo kusanga umuntu yakuriye ahantu hatariho, akurura ahantu hatariho, sinzi impamvu, bitewe nuko ababyeyi ba kera nibo bantu babihaga agaciro cyane, nibo bantu bigishaga abana babo, ugasanga yigisha umwana we ati gucimyeyo ikindi akigira mu myaka 12 ugasanga ari kumubwira, ariko abo ngubu ntago bakibabwira. Niyo usanga umwana yariciye usanga ari wa undi wa mwana byumviye ku inshuti ziwe, wa mwana byumviye ku ishuri, wa mwana byumviye muri society abayemo atabi wabo cyangwa se ahandi hantu. Ariko mu by'ukuri usanga ababyeyi b'iyi minsi ntago bakibigira abana babo cyane. Rero ni ahantu usanga abana yagize ahatari, ugasanga ari urugero nka Rugongo, ntago baca kuri Rugongo, ntago ari Rugongo bakurura, ahubwo ni handi ku ruhande, aho nakita ku mishino niho bakurura, ku mpande ebyiri hari utuntu bakururaho kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Kera niho bakoreshaga ibindi bintu basigaho, ariko ubu ngubu buriya biba byiza cyane iyo baciyeho basizeho, biba byiza cyane iyo basizeho bakoresha amavuta y'inka gusa. Amavuta y'inka yonyine akora iyo ukoresha ku bindi bintu naryana, kandi bigasaba ucimyeyo wihaye umwanya wawe uhagije, ntiwumve ko ari ibintu byo gukora gusa ngo ntisindambirwa, oya, iha umwanya wawe uhagije, wati ngiye gucimyeyo kandi nzayivaho ikuze. Ahangaha rero nageranyije ku rutoki rwanjye, ahangaha
bakundaga guca bakageza ku rutoki rwa musumba byose, akariho bageza mu rugero bireshya nabyo, bikaba bireshya nabyo, cyangwa se mo hano hagati uwo ni umuntu wakabije, hagati mu kiganza ni umuntu wakabije cyane, kuko nabo barabikoraga. Rero ahangaha rero ikintu ngiye nkunda kubwira abantu bakiri batoya, ku muntu ufite imyaka 12 ko niho ugomba kuyica, niho byoroha. Nakubwira ko mu by'ukuri niba ugiye guca imyeyo, ca mitoya migufi cyane igera nka hano, ca migufi cyane yindi itagaragara cyane, kuko ntabwo uzi umugabo muzabona ni umugabo umeze gute, ntabwo uzi umugabo wawe ngo ni umugabo uyikunda cyangwa utayikunda, ko abagabo bayikunda hari n'abagabo batayikunda. So rero biba byiza cyane iyo uciye migufi cyane, yindi ni wa mugabo uyikunda itazamubangamira, azumva ko yayiciye, nawe mugabo utayikunda azumva ko nyine itamubangamira, kuko ati kapfe kumureka nta kibazo. Buriya biba byiza cyane kuyicibwa. Rero ni kwa kundi ufata nyine, ufata umuntu w'inshuti yawe, kuko akenshi hari indwara nyinshi mugenda mwanduriramo irimo na sida. Biba byiza cyane rero ifasha wa muntu wizeye. Akenshi kuri ubu ngubu usanga hari n'abantu bishyura bakayibacira. Ahangaha rero kugira ngo uzajye kwishyura umuntu wiguciye rwose waramaze kuba mukuru, ndi kuvuga kuri wa muntu umaze kuba mukuru, wa muntu usabwa ko nyine bayimucira. Ahangaha nakubwira ko umuntu mukuru nta kindi kintu bifasha, uretse ko twese tubikora kugira ngo mu by'ukuri umugabo wawe uzashakana niyo bizagirira akamaro. Ahangaha rero impamvu uvuga ngo ni uguca mito cyane kuri iyi si ya none, hari abantu usanga batabikunda, bafite nk'umwanda kandi bakumva ko ntabwo bibashimishije. So ni byiza rero guca imitoya kugira ngo wa mugabo utazamubangamira, wa undi muzahura bikarushaho kuba byiza cyane. Rero uri mukuru biravuna, uri mukuru sinjye kubeshya, biravuna guca imyeyo, biravuna. Mugire mukuru mu gihe warigeje nk'imyaka 29 30 gutyo nyine, cyangwa se 25, kuko biba byiza cyane n'ibice mu myaka 12. Rero ku muntu mukuru biravuna, ku muntu ushatse umugabo, nubwo ari abantu benshi usanga babikora kubera abagabo babo, we mu by'ukuri kumva ko nta kintu byamufasha, ariko mu by'ukuri agomba kubikora kuko nyine umugabo warabikunda. Kandi mu by'ukuri ugomba gukora ibishoboka byose niba uri umugore ugashimisha umugabo wawe ugiye gushaka. Shimisha umugabo wawe, noneho byagera mu rundi rwose naho we ugomba gukora ikintu cyose ashaka, ugomba kugikora. Rero hari abantu benshi bifuza kuyica bari bakuru cyane bitewe n'abagabo babo baba bashatse. Kandi niba uri umugabo nakubwira ko byari bakoraga kera ngo byo kwirukana umugore ngo wagiye guca imyeyo, no, ubu ngubu ntabwo ari byo. Menya ko umugore wawe bitewe n'ahantu yavukiye ntabyo azi, cyangwa se kubikora ko ntabwo urazi neza nyine washakana, ntabwo urazi ko nyine ubikunda. Fata umugore wawe umucire imyeyo, birashoboka cyane kandi bibaho ko twabuze tubivuga. Mufate rero uyimucire, kandi burya biba byiza cyane iyo ubimukoreye ko mwiziranye, mwige babiri, nimwe muba muri umuntu umwe, nimwe muba muzi ati uyu muntu afite indwara runaka cyangwa se ntayafite, burya ni byiza cyane. Rero muciye imyeyo. Niba uri umuntu mukuru rero, kera bafataga bagashiraho intobo nizo kera bashiragaho, ariko ziraryana zimeze nk'urusenda. Ubu ngubu rero ntabwo ari byiza kuba wazishyiraho, ntabwo ari byiza. So rero fata zino ntobo fata amavuta y'inka gusa bari gukoresha, nubwo bitinda cyane, sinakubeshya ko bitinda cyane. Ahangaha n'itandukanye ririmo nakubwira, ku muntu w'umwana iyo amaze guca imyeyo hari ikigeragezaho akabireka byonyine bikagenda byikuza. Hari ugera bikagenda byikuza bitewe n'igihe runaka babiciriye, none ukageraho bikagenda byikuza. Ariko ku muntu mukuru bitandukaniye, iyo waciye imyeyo ukagereza aho ngaho, aho ugejeje niho igera, nta kindi kintu kirengaho, bitandukanye naho uri umwana igenda yikuzaho gake gake. Ariko ku muntu mukuru aho nyine wagejeje niho igera, nta handi igera, kandi bigatinda. So rero ariko menya ko biracika kandi birakoreka neza. Niba wumva ushaka kuba waca imyeyo, burya ni ikintu cyiza cyane. Umugabo wawe mu gihe ayishaka biracika, ariko mu gihe utagomba kurambirwa, bice buri munsi. Ihe wenda se tuvuge kabiri ku munsi, ako karahagije kandi pe ni kenshi, ntunakarenze kabiri ku munsi. Ati mu gitondo nimugoroba agiye kuryama, mu gitondo saa sita nimugoroba agiye kuryama gaca imyeyo, cyangwa umugabo wanjye akayincira. Niba uri umuntu nyine washatse, menya ko ni ikintu kandi bizakoreka kandi bigomba gukora. Ahangaha rero nakubwiye ngo ndaza kubwira niba ku mugore utwite, nakubwira ko umugore utwite biragoranye pe, sinatinya kubwira ko ku mugore utwite bigoranye. Guca imyeyo ku mugore utwite ni ikintu kigoranye cyane, kuko burya ku mugore ibaze gusutama, ugatandukanya amaguru ndetse ugakurura, reba wasutamye watandukanye amaguru wakuruye. Umugore utwite urumva ni ibintu bigoranye cyane, ariko bitavuze ko niba babonye umuntu bimucira ntabwo birakunda. Ariko mwabagore mwe
barabashuka. Guca imyeyo nababwira ko ntago bigufasha kuzana amazi mu mibonano mpuzabitsina, ntabwo bigufasha ngo ugiye kubyara, ntabwo bigufasha, barakubeshya. Niba umugabo wawe mubana atabikunda, niba utwise rero wibikora kugira ngo uzajye kubyara neza, no, nta hantu bihuriye. Ahubwo menya ko umuganga gusa amenya ukuntu agufasha umwana mu gihe ugiye kumubyara, amenya ukuntu agufasha umwana, ariko ntabwo uzavuga ati ngo mbyaye neza cyangwa se ngo barambaze kugira ngo kubera ngo niba nacinye cyangwa niba mu by'ukuri utwite inda y'amezi 5, nakubwira ngo bireke, ibyo bintu birakuvunye, bireke kuba waca imyeyo, bireke. So rero nanone wifuza ko hari abantu nanone bishyura bakayigucira, ukajya uhora bakayigucira kandi bizewe bishyurwa. Niba wumva ko ushaka kwicisha, wambaza muri comment nkazakubwira, tukavugana inbox kugira ngo mbashe kuba nakubwira uburyo ki wabikoramo kugira ngo ubashe kuba nakurangira abo bantu, nkaguha nimero zabo nkaguhuza nabo kugira ngo ubashe kuba yagucira neza kandi byiza cyane. So rero nakubwira ko guca imyeyo utwite biragoranye, kandi nakubwira niba kutabikora, ariko mu gihe uri umuntu mukuru ho birakunda, kandi nubwo bimara igihe ariko birakunda. Ndagushimira cyane ko iki kiganiro, hari ikibazo cyangwa se icyifuzo cyo kugezaho, bice muri comment hasi, cyangwa muri comment kugira ngo mbashe gusaza ndi gusubiza neza ikibazo uba wambajije. Mbibutsa ko na subscribe ko utarayikanda, kandi ndakunda cyane umaze ko na subscribe. Bye bye, nari kumwe na Mpenzi Lisi, naho ubutaha, ndabakunda.